rero n'agasuzuguro abantu bakomeje gusuzugura Imana hano mu isi nibitari biriya bizaza nibitari biriya gusanga heshe mu buhanuzi mutambutsa isengezo giye ufungwa nanjye ubwanjye yarabimbwiye yarabimbwiye igihe kimwe arambwiye ngo dore ndatambutse ndakubuye ndakorobye nasenga ibi bintu bigakurwaho Imana irangije irambwira ngo ubyemera utabyemera ndabikoze kuko ndi Uwiteka Imana yongera akantu ngo kugira ngo nkize umurimo wanjye ntabwo ibi byaha bije aka kanya ahubwo hari ibyo Imana yatwikuruye rero Imana itwikurura Imana yaratwikuruye rero hari ibyaha byakorwaga rwihishwa ahubwo Imana ifata abantu bayo bashyira ku munzani igaragaze runaka ibyo yakoraga rwishwa mu ibanga ntumbwire ko umuntu uhagarara ku ruhimbi ni pastor runaka ni umuhanuzi runaka ni evangeliste ni bishop uyu munsi none ari kunywa inzoga ari gusambana ku mugaragaro Imana iracyashungura ntabwo ishungura rirarangira iracyashungura kuko Imana yacyagosora ni ukuvuga ngo iyo habaye kugosora hagaragara abashyitse n'abadashyitse iracyashungura gushungura kw'Imana rero kurakomeje iracyashungura mbabwira ngo nawe itaragera izaha Imana bagaragaza ko ari ubushobozi bwabo rero iriya bari nk'ikimenyetso cyerekana ko Bibiliya nk'uko itubwira ngo Imana ibasha isi izazingwa nk'urupapuro rero kiriya ni ikimenyetso cyerekana ko Imana ibishatse yazinga isi mu kanya gatoya kuko uriya muriro muwitondere ntabwo ari umuriro wacanywe n'umuntu imbaraga yavuga ubutumwa yewe agakora n'ibitangaza ibyo birahari pe byanabayeho biracyariho niyo munsi biriho ariko imbuto umuntu yera igiti cyose kimenyekanishwa n'imbuto kera igiti cyose rega buriya niba ibibazo bibaye ubwo buryo bukabura ntabwo abantu bahagara kubera umushahara ntabwo ariko mbyumva byakagenze nyobe n'umwuka w'Imana bitewe n'iki bwa bushobozi ntabuhari ba bantu ntabwo bagakwiriye guhagarara ahubwo bakaganirijwe umushahara ukaba uvuyeho bagakomeza bakitwa n'ubundi abapasitoro bitewe n'iki kuko mbere na mbere kera itorero ritangira uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza bise neza bisaba ibintu bitandukanye ariko byose ababijemo baguye isari inzara ikabica biba bitaye agaciro Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo aho dutekera ubukwe ibiterane amahugurwa inama n'ibirori bitandukanye wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa ari byo shopping dish amasahane amasafuriya imbabura n'ibindi dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose ibiciro biri hasi cyane duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 34 942 cyangwa 072 55 53 Emmanuel Catering Service umukiriya n'umwami. Reka nizere ko muri amahoro kandi mushima Imana mwese mudukunda kandi mwakurikira ibiganiro byose tunyuza kuri izi channel. Reka tuvuge ngo ineza y'Imana nibare namwe kandi umugisha w'Imana uwo mu ndetse n'abanyu bose hafi na kure rero aho muherereye mugo bitandukanye mugabane wa Amerika turabasuhuje Aziya
ndetse n'i Burayi ariko kandi dusuje na Afurika yose duhereyemo. Umuntu wese wumva ururimi turi kuvuga turamusuje muri kano kanya tuvuga ngo ineza y'Imana nibane nawe kandi umugisha w'Imana umwomeretse nawe bose. Imana iha umugisha imirimo yanyu y'amaboko yose kandi Imana ibahire mu majya no mu maza, Imana ibagirire neza. N'umugisha Imana yari yategetse Mose ko azajya yaturaho Abisirayeli, nanjye ngo batureho mu izina rya Yesu Kristo. Mushumba turagusohoje. ndabikije mu izina rya Yesu. Meze neza. Ndashima Imana. Twishimiye kubana nawe. Amen. Uyu munsi ni amavuta. Ni amavuta. Ni amavuta. Imana yaraduhaye. Kubana n'umushumba ubwabyo aba ari amavuta adasanzwe. Turashima Imana. Mumeze neza. Ni ukuri Uwiteka araturinze, ntacyo Uwiteka atakoze. Muri mu mashimwe. Turi mu mashimwe mu gihe cyose no gushima Imana. Ariko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo mu bibaho byose duhore dushima. Ni ukuri umuririmbyi yaravuze ngo utagushima Imana yaba ari inde. Tugomba gushima Imana. Yego. Abadukurikira bashoboka ko yuko ari ubwa mbere baba bagiye kubona muri bande, twibwira amazina muri make twikomerese. Nitwa Kavuzanduru Ndibyere Celestine, ndi umupastor, ndashima Imana. Yego. Abantu bari bazi Kavuzanduru ku izina baramubonye. Ko nabonye babaye benshi. Izina rye bararitwaye. Bari kugenda baryigana. Ntabwo namenye impamvu. Akora abageza izina ry'umugisha. Nta kibazo. Nta kibazo. Umeze neza ariko. Ni ukuri turashima Imana. Amakuru y'iminsi mushumba. Aya makuru y'iminsi mwaka ushize twarangije amahoro. None n'undi twawinjiyemo ukwezi kwa mbere, urabona turindana ko kukurangiza. Uwiteka yarahabaye. Izina ry'Imana rishyirwe hejuru. Amen. Nshuti bavandimwe muduteze amatwi, n'uyu nguyu tugiye kuganira n'umushumba Kavuzanduru. Tugiye kuganira muri kano kanya, reka tubabwire ngo mubane natwe, mutangire natwe mu kino kiganiro kugeza tugishoje, kuko bumva umuntu w'umushumba tugiye kuganira ibintu byiza by'ubwenge kandi byungura ubugingo bwa benshi. Reka tumusabe asenga Imana dukomeze tuganira. Uri data wa twese, we twiteka ryo zina ryawe. Abantu barahinduka ntabwo hinduka. Komeza kubana natwe no kutugira neza kubw'umugambi wa mwiza. Mana, reka ijambo ryawe ritambuke, urerekesha ukuboko kwawe, ntihabe ku bushake bwacu ahubwo gushaka kwawe ariko kuba, ni mu izina rya Yesu mbisabye. Amen. Yego, amen. Imana iguhe umugisha. Mushumba, ndifuza ko tuganira ikiganiro kandi ndashaka ko abantu benshi baza kungukiramo, ariko cyane mbere ko twinjira mu kiganiro tuzi ko turamaze tugasegura ikiganiro cyacu tugiye kuganiramo bitewe n'impuguzo z'ibintu bigenda bitandukanye. Uyu munsi mushumba, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika habaye ibintu bidasanzwe. Bamwe bavuga ngo ni umuntu watutse Imana, ngo ayivuga nabi. Uyu munsi hari akaga k'inkongi, aho amazu menshi, ibintu by'abantu benshi cyane byahiye, ariko abantu bakavuga ngo harimo umuntu umwe wavuyemo ahantu bari atuka Imana, yuko Imana ari zero n'ibindi bintu byinshi cyane. Ndi kwibaza mushumba, ni uko Imana iri kugenda hano muri ino minsi, yaba ari Imana igora cyangwa ari igihano cy'Imana, cyangwa se n'ibyagomba kubaho? Imana ndagira ngo mbabwire ngo burya Imana ntabwo inegurizwa izuru. Ntabwo wasuzugura Imana ngo ikureke. Ibibaho byose birashobora ko ari Imana ibikora ikoze na biriya kugira ngo yongere igaragaza imbaraga zayo, dore ko nk'igihugu nka kiriya bafite tekinoloji ihambaye. Ntabwo wambwira uburyo Amerika n'imbaraga ifite bya kizimyamwoto bihambaye, ifite indege, ifite imbaraga kugira ngo uriya muriro umare iminsi ingana gutya kuwuzimya byarabananiye. Ni ukugira ngo Imana ibereke yuko imbaraga z'umwana w'umuntu zirangirira. Reka abantu bakwiriye kubaha Imana, niyo yonyine yo kubahwa. Ntago rero wasuzugura Imana ngo ibireke. Bitewe rero n'agasuzuguro abantu bakomeje gusuzugura Imana hano mu isi, n'ibitari biriya bizaza. N'ibitari biriya bizaza. Ndi kwibaza n'ibitari biriya bizaza. Ntago nirwa mbitera comment ko bivuzwe n'umuntu w'umushumba, uretse ko uri umushumba nemera uri n'umuhanuzi ko ndabizi nabisinyaho. Mushumba, ndi kwibaza, ese
byatewe n'uriya muntu wavuze ariya magambo cyangwa byatewe n'ibindi byaha byari bihari byinshi cyane? ntabwo ari uriya muntu wavuze ariya magambo. ibyaha byo bisanzwe bihari, bigakorwa, umuntu agakora ibyaha, ariko noneho hari ukuntu umuntu agenda akisambanira, hari ukuntu umuntu agenda akanywa inzoga, mbese bagakora ibyaha, ariko noneho kongeraho kuza gusuzugura Imana mu ruhame, kugaragaza ko Imana ntacyo ivuze, ntacyo imaze, ntabwo Imana yabyihanganira. Ntabwo Imana yabyo. Ndi kwibaza kubera iki Amerika, kuko uretse uriya tujya twumva n'abantu benshi cyane batuka Imana, n'ahangaha turi kumva Imana arayimefiye, akayifata nkaho nta kivuze mu buzima bwe cyangwa se muri rusange. Ndi kwibaza kubera iki Amerika ariho Imana ihise yerekana yuko itandukanye n'ibyo ngibyo, kubera iki Amerika bitabaye mu bindi bihugu? Ni ukuvuga ngo muri nkuriya yuba mu gihugu gikennye, urugero nko muri bino bihugu bikennye bya Afurika, za Somalia n'ahandi, bavuga ngo impamvu kuzinya byanze ni ubushobozi bukeya, ariko noneho kugira ngo bibe muri kiriya gihugu cyo twakwita gifite super power, kuzimya uriya muriro byange bibananire, ugomba kubyibazaho. Ni ukugira ngo Imana ibereke yuko ubwenge bw'umwana w'umuntu, ibyo umuntu yakora byose, imbaraga zihari aho zirangirira. Umuntu wese akwiriye gukebuka agashaka Uwiteka, kuko niwe ugira icyo arimo akagikomeza. Iyo dusomye ijambo ry'Imana muri Bibiliya, ku bakristo bemera Bibiliya ariko n'abatemera, n'abakristo nzi ko bajya bagiraho bakanyuzaho ijisho, bemera byose, abantu benshi bemera Bibiliya. Iyo dusomye cyangwa bemera amateka, iyo dusomye ijambo ry'Imana dusanga kera ariho umuntu yakoraga icyaha, Imana ikahita imuririmburira aho ngaho nta kintu itegereje. Tukareba ku bantu basuzuguye Mose, ubutaka bukasama bukabamira. Tujya tubona hari ingero nyinshi cyane. Imana ikaza, twajya Sodomu na Gomora, hari ubutinganyi bukabije cyane, ngo Imana iraza irahatwika. Ibyo nibwo tubiheruka. Tuvuge ko ikiriya gihe cyaba ari cyo kigarutse, Imana ikaba igiye kugihenda ihita ihaniraho? Oya, ntabwo ari cyo cyagarutse, kuko ubundi hari na Bibiliya twereka, usibye n'abari Sodoma, ahandi Imana yagiye hana diregiti. Ugeze nko kuri Herode, Herode yahanwe diregiti. Yego, barabyinnye, baramutaka, arishima, ageza aho arihimbaza, yigiranya n'Imana. Ako kanya marayika y'Imana amukubita urushyi. Herode bagiye kubona, babona umubiri uri kujugunywa. Ni ukuvuga ngo rero, uko amateka twereka, ntabwo ubundi Imana igambiriye guhita irimbura isi muri buriya buryo. Imana ni urukundo, ahubwo ikintu kiba cyabaye ni ukugira ngo Imana yerekane yuko abantu badakwiriye kwishyira hejuru. Uwo waba uri we wese, umuntu akwiriye guca bugufiya, akubaha Uwiteka Imana. Biravugwa yuko mu nzu zose zimaze gushya, ejo nabonaga bamaze kubarura inzu zigera muri 600, hafi 700 zimaze gushya, ariko bakavuga yuko mu nzu zose zahiye harimo inzu imwe itigeze ikorwaho n'umuriro y'umuntu w'umukristo ngo wari uhari, kuko bavuga ko ari agace kaberagamo abantu b'abatinganyi ba mbere, ngo ariho bari batuye, abantu bakomeye benshi, ariho bajya kwita ngo ni agace gakomeye ku isi, gafite amateka yihariye. Ariko bakavuga ngo urugo cyangwa inzu y'umuntu w'umukristo yasigaye hagati ngo idakozwa n'umuriro. Yaba ari igihe cyo kugira ngo Imana yereke Abanyamerika n'isi yose yuko ubugingo bw'umukristo cyangwa se ibintu by'umukristo bishinganye? Icyo ni icya mbere. Ese yaba ari igihe cyo kugira ngo yereke isi yose yuko izahana inkozi z'ibibi kugira ngo itange atansiyo ya nyuma? Imana buri ni ikimenyetso, kiriya ni ikimenyetso Imana ibiri gutanga atansiyo yuko badakwiriye gukinisha Uwiteka Imana. Ariko kugira ngo hasigare iriya nzu, nawe wabyibazaho. Nanjye nabyibajije. Nta muntu utabyibazaho. Kuki bagiye gukora ubushakashatsi se bagasanga ariko ari n'inzu y'umukristo? Bivuga ngo uko byagenda kose wubaha Imana, ubundi urarinzwe. Kandi nanone si bivuze ko ibyago n'amakuba bitakugeraho, ariko ugomba kubyibazaho kuki hasigaye iriya nzu yonyine.
kandi bikagaragara ko ari inzu y'umukristo. Ubundi muri iyi minsi umwana w'umuntu bitewe n'ubwenge Imana yamuhaye yageze kuri tekinoloji ihambaye. Abantu barakira nanone, bamaze gukira n'ubu bukire Imana bahaye bageza abantu birata imbaraga zabo. Umwana w'umuntu akabona ko ibyo agezeho ari ububasha bwe, ubukire agezeho ari ububasha bwe, noneho baza gusinda, mbese bararengwa. Bamaze kurengwa bibagirwa imbaraga z'Imana, bagaragaza ko ari ubushobozi bwabo. Rero iriya bari nk'ikimenyetso cyerekana ko Bibiliya nk'uko itubwira ngo Imana ibasha isi izazingwa nk'urupapuro. Rero kiriya ni ikimenyetso cyerekana ko Imana ibishatse yazinga isi mu kanya gatoya, kuko uriya muriro muwitondere ntabwo ari umuriro wacanywe n'umuntu. Si umuriro wacanywe n'umuntu, kwibaza uriya muriro waturutse, si uwacanywe n'umuntu, ntabwo ari impanuka avuye ku mashanyarazi. Bose bari kwibaza aho waturutse. Rero kiriya ni ikimenyetso cyerekana ko Imana isaha iyo ari yo yose ko yarangiza isi mu kanya gatoya. Yego, bari kuvuga ko umuriro ushobora kuba wahereye muri iriya nzu, uriya nimba ari umubyeyi nimba ari umukobwa yabivugiyemo ko ariho inzu umuriro wakomotse. Ariko ndikubaza kuki uriya muntu wavuze Imana nabi cyangwa se watutse Imana, reka tuvuge gutyo, kuki atahiyemo n'uyu munsi akaba agihari? Kuki Imana itamuhanye? Byo birimo irihe somo? Imana mu rukundo rwayo ikora ikimenyetso, ariko itagambire kurimbura umuntu, ahubwo igambire kugira ngo irebe ko yakwisubiraho nawe yihane. Ariko hari abashobora kuba bahiriyemo babuze ubuzima bwabo kandi b'inzirakarengane bafite uwateje ikibazo. Byanze bikunze buriya twebwe turi kubara yenda ibyo tuba twabonye, ariko hari n'ibindi byinshi twe tuba tutazi. Ariko iby'Imana ibikora igambire kugira ngo umuntu yongere akebuke, ashake mu maso Uwiteka Imana, mbese yo kwiringira imbaraga ze ubwe. Mushumba, uri umuvugabutumwa, uretse kuba uri umushumba, uri umuvugabutumwa, uri umuhanuzi, wavuze ubutumwa igihe gitandukanye, kandi nzi ko uri mu bantu bamaze igihe kinini cyane wavuze ubutumwa mu bihe bitari byoroshye, aho wagendaga ku musozi ukoresha n'akagoma, ndabyibuka, ndumva akantu kakanyuzeho. Ariko intego zawe ari ukugira ngo uvuge ubutumwa utagamije ngo runaka arampemba ngo ndahembwa na runaka. Ntabwo nahize ubuzima wari ubayemo icyo gihe, ariko wavuze ubutumwa nta yindi nyungu ufite ugamije kuzahembwa n'Imana. Uyu munsi umuntu ari akuza kuvuga ko ari umuvugabutumwa, ari umuhanuzi, ariko afite n'ibindi bintu agamije, hari ifite izindi ndonke ashaka kugeraho. Rimwe na rimwe ugasanga nibyo bishyize abantu mu rujijo, bakibaza nimba ari umukozi w'Imana nimba atari umukozi w'Imana, bakona birivangavanze kurobanura umukozi w'Imana muzima bikagorana. Ariko kiriya gihe umuntu yaraguka ukavuga ati uriya n'umukozi w'Imana ashingiye uko ameze. Rimwe na rimwe bakamwita n'umusazi, ari naho iryo zina rishobora kuba ryaturutse kavuzandu bitewe n'uko wagendaga ku musozi uvuga ubutumwa. Ivugabutumwa ry'uyu munsi iyo urirebye ukajyanye n'ivugabutumwa mwakoze kiriya gihe n'iki gihe ukirimo uri kugikoreramo, ubona bimeze bite? Bitandukanye, bihuriye hehe? Biratandukanye cyane. Ni ukuvuga ngo ahantu bitandukaniye, ubundi icyo nshatse kuvuga, burya nta gihe na kimwe kiba cyoroshye. Nta gihe na kimwe kiba cyoroshye. Abavuze imbere yacu nabyo hari ibyo bari bahanganye nabyo, n'abavuga uyu munsi n'abazabuvuga nyuma yacu, mbese bazahora ari byo bahanganye nabyo. Ahubwo natwe yenda twavuze ubwo butumwa tukaba tukibihagazemo, si byo kwirata, ahubwo icyo navuga ngo gutangira ni kimwe, ariko no kuzarangiza neza ni ikindi. Kuko dufite abo twaboneyeho, hari ababuvuze kuturusha, ariko uyu munsi none ubutumwa bakaba bwarangiritse. Ni ukuvuga ngo hari abantu baje mu muhamagaro, navuga ngo Bibiliya ivuga ngo naburi inkike, akavuga ubutumwa, ariko wareba muri we nta fondasiyo yo kuba yaranakijijwe, nta fondasiyo y'intego y'icyo ashaka kuvuga.
navuga ngo rero turi muri ya misi igoye ya nyuma, usibye nuko ubutumwa abantu bagenda babugoreka, ahubwo ababwumva na bwa butumwa bw'umwimerere ntabwo bashaka kubwumva, bashaka bwa butumwa mbese ibibanezeza. Byandi Pawulo yavuze ngo iminsi izaza hazaduka abigisha b'ibinyoma bigisha inyigisho zihwanye n'irari ryabo, kandi bazaba bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo. Usibye n'abavuga butumwa nabo ndabagarukaho, n'abumva ubutumwa ntabwo bagishaka kumva ukuri, ntabwo bashaka kumva ukuri. Yewe n'aya matorero amenshi hari aho wajya ukavuga ubutumwa ukurikije uko Imana gutumye bw'umwimerere kugira ngo abantu bave mu byaha, ukajya ku gatoki uyu munsi ntuzagasubiraho ukundi. Rero nkanjye Imana impamagara yambwiye kubwiza abantu ukuri, ntuzegere ubwira abantu ibyo bashaka, ahubwo uzavuga ibyo nshaka. Rero iyo wubashye Imana ukagendana n'Imana ntabwo uzaba inshuti n'abantu, nanone nubaha abantu ugashimisha abantu ntabwo Imana muzumvikana. Uko niko kuri. Yego. Mu gihe cyanyu wajya gushaka n'umuvugabutumwa waza kubwiriza abantu, ukaba ushobora kurara ijoro ryose utekereza umuntu ninde muvugabutumwa na agatutu cyane, atari uko ari benshi wenda bivanze, ahubwo ari nta n'abahari, nta n'abahari bangahe uzi ugasanga abandi babatwaye. Uyu munsi baba bati ninde muvugabutumwa, ugasanga nk'isheni y'abantu 100 irahari, ugasiga uvuga ati ninde muntu muri bo uhamanya n'umwuka wera w'Imana. Iri vuka ry'abavugabutumwa benshi batandukanye ko reka mvuge ngo batarabizerwa, ryo uribona gute? Byatewe n'iki? Abo tu Imana ikisha harimo ibiryo bimeze bite? iri vugabutumwa urikoze utagambiriye kugendera ku nshingano za Kristo ntabwo urimaramo kabiri. Niyo mpamvu umuntu ahaguruka uyu munsi ejo kabona yahise ava mu nzira, yatangiye kwivanga. Bivuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Hari uhagurutse agahaguruka ariko ari Imana imuhagurukije, ariko byagera mu nzira ejo agahura n'ibigusha n'ibisitaza akaba avuyemo, yananiwe ya mpano yo kwihangana akavamo, agatangira muri make kubibura za mbuto nziza yari yarabibye. Hakaba n'abandi rero batangiye Imana iri kumwe nabo ibakabashoboza bakakomeza kwirinda, uyu munsi bakaba bakiri mu muhamagaro. Abo ngabo nabo barahari, nubwo ari ababivanga ariko hari n'abakozi b'Imana, tubyemere. Naho kuba ari benshi ibyo si ikibazo, kuba bavuga butumwa baba benshi si ikibazo, ahubwo yaba twabaga benshi tugakora ibyo Imana ishaka. Kuba muri benshi mu gutanga umusaruro, kuba turi benshi ntabwo biri gutanga umusaruro. Icyo nicyo kibazo, icyo kibazo rende kugarukaho. Ese kuba muri ubwinshi bwanyu, reka mvuge nawe ndi kugushyira, reka mvuge wihangane gushyiremo, ubwinshi bwanyu ko butari gutanga umusaruro ahubwo buri gutera mbutiyaje, bugatuma n'abantu bamwe na bamwe bashaka uzinukwa Imana, ari naho bamwe bari gushaka gutuka Imana, nubwo ntabwo tutabashyigikira. Bitewe n'iki? Baraje biyambika isura y'imvajuru, kamvuge gutyo, cyangwa biyambika isura y'abahanuzi cyangwa se y'abapasiteri cyangwa se y'abakozi b'Imana runaka. Biyambika umwambaro, bagenda bambaye itaburiya z'umweru zikubura ku birenge, mbigire gutyo. Bose twabona bose tukabona bambaye amakanzu y'umweru agera ku birenge, ari n'abakozi b'Imana. Baraza bahanurira ibitangaza bitabaho bitavuye mu ijuru. Abantu bategereza yuko ibyo bintu bizasohora, birabura. Uyu munsi abantu bashyize abakozi b'Imana mwese mu kintu kimwe, batangiye gutuka Imana ngo Imana irabeshya. Ari nawe ushobora gusanga n'uriya muntu tudashaka kujya ku ruhande rwe, wenda bamwe muri bo bari gutuka Imana ariko bitewe hari umuzi, nabo tubagarukeho. Ikintu murahangana cyo gute? Muri mwisi nk'abantu bahagarariye ijuru, ambasaderi, kandi ambasaderi apresenta igihugu cye neza, avuga igihugu cye neza, aragihagararira neza. Murahagararira ijuru gute muri iyi minsi abantu bari gutuka Imana bitewe na bene so?
urakoze cyane. Nsubiye inyuma gatoya, ibi ngibi byo ko hagaragara bukuri n'abatarabukuri ntabwo bije uyu munsi. N'igihe Yesu ari hano mu isi nabwo byari bihari, kugira ngo ajye kuvuga ririya jambo ati muzabamenyera ku mbuto zabo. Ni umwigisha umwe wari umubajije tese tuzabwirwa n'icyabukuri n'abatarabukuri. Nkwibutse ko bose bavuga izina ry'Imana, bose bafite Bibiliya, yewe barahanura, ariko ubarebesheje n'amaso y'umubiri ntiwabasha kubatandukanya. Yesu yavuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Buriya hari impano Satani atagira. Ndagira ngo ubwire ngo kwigisha abantu bazigisha, yewe nukorana n'izindi mbaraga, yavuga ubutumwa yewe agakora n'ibitangaza. Ibyo birahari pe, byanabayeho, biracyariho, niyo munsi biriho. Ariko imbuto umuntu yera, igiti cyose kimenyekanishwa n'imbuto cyera. Yego. Igiti cyose, rega buriya ntabwo wafata voka ngo uyisarureho ipera, ntabwo wafata amapera ngo usarureho amaronji. Igiti cyose kimenyekanishwa n'imbuto cyera. Nta handi buriya wabimenyera, nta handi wabimenyera. Ukimara kubona imbuto umuntu yera uhita umenya umukarasa, ukavanga uyu nguyu ni umugenzi ujya mu ijuru cyangwa yamaze kwivanga, yamaze kwandura. Abantu baramenya abari gutanga ibiryo bizima bitavange bitari bitubura no gute, ko bose bari kuvuga ko bafite ibiryo bivuye ku Mana. Turamenya ibiryo bitari bitubura no gute, ko handutse ibiturano kandi bikaba biri gutera abantu inzoka. Urugero, niba nje nka urugero, nje nkakubwira ngo ndagusengera, ariko banza umpe 5, ubwo ntabwo bukiri ubutumwa. Uzasanga umukozi w'Imana turebe cyane nko muri misi bwo inahangaha insengero zimwe na zimwe zagiye zihagarikwa bitewe no kutuzuza ibisabwa. Abantu benshi muri misi banywa inzoga, abantu barasambanye, abantu baribye, abantu baresikorotse. Nanjye araho nageze ndibaza ngo mbese uyu muntu wize izi nzoga azizi uyu munsi? Nibyo nagiye kwibaza. Izi nzoga yabazinywe uyu munsi? Oya, ntabwo azinywe uyu munsi. Uyu muntu uri kwesikoroka, uyu muntu uri gusambana bije uyu munsi. Bibiliya iravuga ngo ibyaha bya bamwe bigaragara hakiri kare, ariko iby'abandi bikagaragara bitinze. Rero navuga ngo ahubwo njyewe uko mbibona nk'umuhanuzi, ntabwo ibi byaha bije aka kanya, ahubwo hari ibyo Imana yatwikuruye. Rega Imana itwikurura, Imana yaratwikuruye. Rero hari ibyaha byakorwaga rwihishwa, ahubwo Imana ifata abantu bayo bashyira ku munzani, igaragaze runaka ibyo yakoraga rwihishwa mu ibanga. Ntumbwire ko umuntu uhagaragara ku ruhimbi ni pastor runaka, ni umuhanuzi runaka, ni evangeliste, ni bishop, uyu munsi none ari kunywa inzoga, ari gusambana ku mugaragaro. Ntabwo abyize uyu munsi, n'ubundi yabikoraga, nuko ahubwo yakuyeho, Imana mutwikuruye ari kugaragara. Burya yabikoraga rwihishwa, ahubwo noneho yeruye. Imana irababaye cyane, ahubwo Imana irababaye kubwo abantu bari gutukisha izina ry'Imana kandi barakoreye Imana, mbese barahoranye ishusho yo kwera. Imana irababaye kubw'abo bantu. Niyo mpamvu Imana bundi yajyaga ibivuga, Imana yajyaga ibivuga kenshi cyane ko nta kizabaho itakivuze. Rero Imana yajyaga ivuga ati nje gutwikurira buri muntu wese agaragara uwo ari we, agaragare. Rero hari igihe Imana rimwe na rimwe yemera kunyuza abantu mu nzira z'ibizigu cyangwa mu bikomeye, kugira ngo igerageza abantu bayo, irebe uburyo bakwitondera amategeko yayo cyangwa se batayitondera. Yego. Ushaka ko ariko nibyo iri funga ry'isengero byaro kugira ngo Imana igire ibyo ihishura byaye bihishwe, nabyo birimo. Kuko nta kiba Imana itacyemeye, nta na kimwe kibaho Imana itacyemeye.
kuko na mbere y'uko zifungwa Imana yarabivugaga. yego Nanjye ubwanjye yarabimbwiye, nanjye ubwanjye yarabimbwiye, nazengutse ahantu henshi ubuhanuzi butambutsa, insengero zigiye gufungwa, nanjye ubwanjye yarabimbwiye. Yarabimbwiye igihe kimwe arambwiye ngo dore ndatambutse, ndakubuye, ndakorobye, ndanumukije ndi Uwiteka Imana. Ndangije ndavuga ngo Mana, Mose rimwe wamubwiye ibyo ugiye gukora Abisirayeli bari mu butayu, afata igihe cyo kukwinginga urigarura, ntiwabikora. Nanjye ndavuga ngo Mana, ngabira mu mutima nta kuntu nasenga ibi bintu bigakurwaho. Imana irangije irambwira ngo ubyemera utabyemera ndabikoze kuko ndi Uwiteka Imana. Yongera akantu ngo kugira ngo nkize umurimo wanjye. byose byakozwe mu nyungu z'umurimo w'Imana, Byose byakozwe mu nyungu z'umurimo w'Imana, nubwo urugamba rwose burya rutabura akajurite, ndavuga mu buryo bw'umwuka. Ariko Imana niyo yabyemeye kuko Imana yarabivuze, yabivuze igihe kinini. 2024 zarafunzwe, twinjiye 2025, ariko kandi zinshi ntago ziruzuza ibisabwa n'umuntu ntizirafungurwa. Ese murabona 2025 iby'Imana yashaka kuba ntago irabigeraho ku buryo zakongera zigafungura? Icya kabiri, ese izafunzwe n'iz'Imana yashaka gukuramo umukwabo cyangwa hari n'izindi zasigaye Imana yo gukuramo umukwabo? Aho ngaho mbaje ikibazo cyiza cyane. Ni ukuvuga ngo Imana iracyashungura, ntabwo ishungura rirarangira. Iracyashungura kuko Imana iracyagosora. Ni ukuvuga ngo iyo habaye kugosora hagaragara abashyitse n'abadashyitse, iracyashungura. Gushungura kw'Imana rero kurakomeje, iracyashungura. Mbabwira ngo nawe itaragera izahagera. Iracyashungura kubwo muri make ntawayibaza ngo urakora iki, ushaka kugira kuki. Ariko nicyo navuga ngo iracyashungura, iracyatambuka, iracyagenzura, ntabwo irumutsa, iracyagenzura, iracyashungura. Yego. Urakoze cyane. Turacyari kuri icyo kintu cy'isengero cyamaze kugaragara, cyamaze kugira ingaruka ku matorero amwe n'amwe, aho itorero rimwe rya ADEPR ryamaze kugabanya abakozi, ryamaze kubabwira ati muri aya mezi 3 nyabona muye mwicaye, muye muhagaritse inshingano tuba tuzibatse. Urumva ko kubera yuko ntacyo dufite cyo kubahemba. Ese kiriya kintu nk'umushumba cyagikenewe uyu munsi byari byo cyangwa hari ubundi buryo byagomba gukorwamo nk'umushumba? None se bavuga ko impamvu babahagaritse ari nta mishahara bafite kubahemba? Nuko nta bishara. Ikibazo ni umushahara. Ni ukuvuga ngo ubwo nibwo buryo bwabo, ariko none nge nk'umuhanuzi hari icyo navuga. Hari icyo navuga. Mbere y'umushahara habanza umuhamagaro. Ni ukuvuga ngo niba ibibazo bibaye ubwo buryo bukabura, ntabwo abantu bahagara kubera umushahara, ntabwo ariko mbyumva byakagenze. Nyoboye n'umwuka w'Imana. Bitewe n'iki? Kuko ugiye ku ruhande rw'itorero wakumva hari icyo bashingiraho, bakavuga bati ahangaha amateraniro yabaga mu nsengero n'aha kandi baturaga, none insengero zabaye nkeya. Bivuga ngo kandi ikirajyaga mu isanduku y'itorero ni ukuvuga ngo ni ya musanzu w'abakristo cya 10 ya maturo, bigatuma noneho isanduku habonekamo amafaranga ariyo yagarukaga agahemba n'aba bakozi. Kandi nanone ubwo simvuga itorero runaka rimwe gusa, kuko ibyo ndi kubyumva ahantu henshi hatandukanye, bose biranagerayo, ushobora kugerayo, birashobora no kugerayo. Ikindi hari wa mushahara wafashaga wa mwarimu cyangwa se wa mushumba
harimo uwakodeshaga inzu akishyurira abana b'ishuri, mbese ubuzima bugakomeza. Hakaba n'andi matorero atatangaga yenda umushahara bitewe n'ubushobozi bwabo, agatanga icyo bita agasabuni. Agasabuni ko kagahora gahindagurika bitewe n'ubushobozi n'ibihe. Noneho rero ariko niba ikibazo cyabaye, bwa bushobozi nta buhari, ba bantu ntabwo bagakwiriye guhagarara, ahubwo bakaganirijwe, umushahara ukaba uvuyeho, bagakomeza bakitwa n'ubundi abapasitori. Bitewe n'iki? Kuko mbere na mbere kera itorero ritangira, amatoro menshi yatangiye n'ubundi ayo mafaranga nta yari ahari, yatangiye amatorero menshi yatangiye ubwo bushobozi ntabwo bafite, mbese ari abanyamuhamagaro. Rero bagavanyaho umushahara bakavuga ati rero uyu mushahara ubuvuyeho, mukomeze mwitwe abanyamuhamagaro, mukomeze mujye musura intama, mukomeze mujye musengera intama, kandi murwana no kuzuza ibisabwa. Noneho ibisabwa byazaboneka, isengero mbese zigafungurwa, noneho itorero rikongera kabona ubushobozi, rikongera guha abakozi b'Imana icyo bagombwaga. Ariko igihe kitaraboneka, bagakomeje bakaguma mu nshingano, ahubwo bakabwirwa nuko imishahara ivuyeho, ariko bagakomeza kuba abanyamuhamagaro. Aho rero hari guhita hagaragaramo ikintu kimeze gutya. Buriya mu bakozi mu bapasitori, buriya haba harimo mu byiciro. Hari uba yaraje mu muhamagaro azanywe n'abantu. Urugero nk'ubu nkaba mfite ubushobozi mu itorero, havuga ngo ko hari igiye gusengerwa yenda abapasitoro, ko mfite marume wamuzana, cyangwa mfite inshuti yanjye wayizanamo. Ubwo uriya muntu nubwo abaye pasitoro, ntabwo ahamagawe n'Imana, ni umuntu wamuzanye. Hari undi waje avuga ati byanze bikunze hariya harimo amafaranga rero kandi nayabona. Hakaba n'undi rero waje mu muhamagaro ahamagawe n'Imana. baratandukanye. Rero kari kuba ari akagezi keza kameze nka kandi ka Gideyoni n'Abisirayeli bari kumwe, kari kuba ari akagezi keza gahambaye. Abanyamuhamagaro bari kugaragara, abaje bashaka amafaranga bari kugaragara, abazanywe n'abantu nabo bari kugaragara. Gatuti akavuga ati ngiye kuba mvuga, bagakoma amashyi, ndaguma rwose. None ubwo amateraniro yahagaze ati ngiye mbaye ngiye, none cyakoze nibitungane nzagaruka. Hari n'undi wakavuze ati rero ngewe nashakaga amafaranga, none ubwo nta mafaranga akirimo, mbaye ngiye. Abanyamuhamagaro rero bari gukomeza, kuko karakagezi keza, karakagezi keza. Erego n'undi nakagezi. Basa n'umunsi kayitwa akagezi, kandi bashyize hamwe bose akavuga ati mwese mugende. Byanze bikunze nako nakagezi mu bundi buryo. Bitewe n'iki? Umunyamuhamagaro naho ari arakomeza yubaha Imana, avuga ubutumwa, nubwo atafite inshingano, nubwo atari bujye kubatiza, nubwo atari bujye gusezeranya, ariko arakomeza yubaha Imana, kandi ababasha kugeraho ababwire ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Urakoze cyane. Kubera ko impamvu kiriya kintu ugomba ukwiriye kukibazaho. None uyu munsi bibaye ngombwa yuko turebe ko impamvu niyo ngiyo, niba yenda abantu bahagaritswe bitewe n'uko insengero zabo zirafunze. Ubwo bivuga ngo abasigaye nuko insengero zabo zigeze gute? Zifunguye. Bivuga ngo rero
hari ikintu rero ukwiriye kwibaza hashobora kubamo n'umutego abantu batarebye neza uyu munsi bibaye ngombwa ubuyobozi bukongera mbese hakabamo gusurwa nanone kongera kugenzura tukajya kubona tukabona nko mu kwezi gutaha hongeye kubaho igenzura none muri za zindi bikagaragara ziri gukora bikagaragara yuko hari ibyo zitori kuzuza neza zikaba zihagaritswe kugira ngo babanze babyuzuze ubwo bivuga ngo biro nyobozi y'itorero bwahita ihagarika na babandi nicyo twakwibaza nabo barahita bahagarara none se nibamara guhagarara ubwo bivuga ngo hari abasigaye biro nyobozi niyo bisigaye biro nyobozi niyo yabisigaye none se biro nyobozi yo yakwitwa biro nyobozi gute kandi ntabiyoboye cyaba ari ikibazo aka kantu abantu bakibazeho yuko bigenda gutyo hakongera akagenzura bikagaragara yuko basabwa kugira ngo babanze bagire ibyo bashyira ku murongo bakaba bahagaritswe nabo itorero rirahita ribashyira ku ruhande biragenda bite ubwo tubisesengura turasanga impamvu atari imishahara yabuze ubwo hari ibindi biri inyuma ntawabimenya ariko turagendera ku byo batangaje ariko tugomba kubyibazaho bivuga ngo rero hakabaye rero kuba niba umukozi w'Imana wa pasitori wakoraga mu itorero urusengero rwo rufunze ariko hakaba hari izindi zifunguye bakabaye bateranira muri izo zifunguye ahubwo bagakomeza bakihangana basenga Imana bakoresha n'imbaraga bakuzuza ibisabwa ubundi byarangiza umuhamagaro ugakomeza. Ikibazo ndagira ni iki ngiki izo nsengero birukanye abapasiteri bayoboraga uyu munsi zari zifite aho zijya gusengera n'izitari zihafite bamaze gusimbuzwa abandi unyumve neza basezerewe kubera ko imishahara yabuze ariko uyu munsi hamaze kugaragara ababasimbura kandi bageze mu nshingano ndahita nibaza ikibazo ko imishahara yabuze abo bakabirukana cyangwa se bakabahagarika kandi bakaba bazanyemo abo bandi bazahembwa iki? None se wasanga cyangwa se abo bazanyemo yenda bo batazahembwa abo bandi se bo babajije ko batazahembwa barabyanga ko bavuga ko nta nama bakoreshejwe n'imwe babibabwe baje babwira imyanzuro cyo turakibaza kuko baje bazahembwa aho turafite no bazahembwa kuko bitwa abakozi uyu munsi toro rya DPR abantu bose bitwa abakozi kandi umukozi agomba guhembwa ntago ari umuhamagaro uyu munsi ni abakozi bishazwa ko nimba ya ngo se mwitoro nta banyamamagara bakibaho abakihari ni abakozi uyu munsi ni abakozi abanyamamagaro go bararangiye ni abanyamamagaro bahari n'abakozi nukuvuga ngo cyo turakibaza nacyo icyo ngicyo ugomba kukibaza bibaye ngombwa yuko umuntu ahagarikwa kubera urusengero rwo rufunze kuko itorero ritazabasha kumuhemba bakazana undi umusimbura kandi wakazahembwa ntabwo byaba ari byiza njyewe ako nari nabyumvise numvaga yuko byanze bikunze niba abo pasitoro barahagaze amakuru numvaga yuko hagiye hafatwa bamwe mu bagaragara yenda nk'uko wavuga umukristo kuri abandi yenda akaba ari we uba ahagarariye abo bantu kuko impamvu icyo kintu ntakinjiramo ni uko abo bahagaritswe bagiye bahabwa impapuro zibashyira muri iyo konji tekinike shomaje katubite shomaje tekinike iremewe mu itegeko ubwo abanyamategeko bazatwandikira muri komite bazabitubwira twe ntabwo tubizi n'ibigenderwaho kugira ngo yenda witwa umukozi abashe gushyirwa muri konji tekinike twe ntabwo tubizi dushobora byo ntitubisesengura tuzasanga ibigenderwaho bituzuye
twe ntabwo Azadufasha tubizi, kubihesha. ntabwo turi abanyamategeko, Yego. nta nubwo turi abasesenguzi, ahubwo turi kuvuga ku bigendanye n'umwuka cyangwa se umurimo w'Imana Yego. muri rusange. Umurimo w'Imana muri rusange ni ukuvuga ngo byanze bikunze ibiba biri kuba byose ni ugusenga Imana kandi no kubyitondamo, kuko ushobora gusanga hahagurukiyemo kuba ahubwo umurimo w'Imana wasubira inyuma, aribwo abantu bazi ko bari kuwukiza. Ni ukuvuga ngo abantu bongere bisubireho, basenga Imana, bayoboze Imana inzira, kuko byanze bikunze iyo byagenze gutya abantu bagatatanya imbaraga, na wa mukristo nibwo arushaho gusubira inyuma no gucika intege. ndi bwibaze hano ibibazo bibiri, ndabyibaza ngewe, ntago ndabishinja, ndi bwibaze ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere ndibaza ni iki ngiki: ese bigaragaye ko, nibyo ndi kwibaza ngewe, abo bantu bahagaritswe babwira ko ari chômage technique, ibisabwa tekinike byo ntabwo, hari abatari bubyemeye, ko abo mugana hagati njye ntabwo nemera ko ari chômage technique, kubera yuko aho nasengeraga twaturaga buri munsi k'amafaranga yatangwaga. Icyo ni icya mbere. Turibaza ikintu kimeze gutya: bigaragaye yuko abo bahagaritswe babeshywa ko ari chômage technique, bikaza kugaragara ko ari ikinyoma, abo baje bakazahembwa bikagaragara ko babeshywaga. Iyi vugabutumwa rero bari gukorwa abo hejuru bakatwigisha agakiza, aribo batangiye kubeshya wa mupasiteri we, wa mukozi w'Imana, wa mukristo, azabeshya bingana iki niba wakamuyoboye inzira y'agakiza nawe atangiye kumuyoboza ikinyoma? Ari handi twari turi, ubivugabutumwa rigenda ripfa. Ibyo bintu ntabwo nibyo ndi kwibaza, wowe niwo ubyibaza, ntabwo turi kubishinja. Abantu batwumve neza, nibyo ndi kwibaza. Biramutse bibayeho, ntabwo twabibashinjije, nta nubwo tuzi uko bimeze hariya, ariko biramutse bibayeho, iryo vugabutumwa ko ryarimo akantu kameze gake, urabyumva ute? ni ukuvuga ngo aho ngaho ntabwo haba harimo kugira muri make, ntabwo haba harimo gukiranuka, bitewe n'uko impapuro zibabwira ko atari burundu ari amezi 3, ko ari amezi 3, ahubwo icyo buriya umuntu yakwibazaho, amezi 3 nashira, babwiye ko nashira batarabafungurira bazaba haramvuye definitifu, bazagenda burundu. Ndumva ariko hari biteganywa, ariko ntabwo biri mu iretere, mu ibaruwa birimo. Ni amezi 3 baba batarazifungura, bakandika bagasezera burundu. Noneho ni ikibazo, ariko nkibaza bwo zizafungurwa gute uwakabungabunze ko zifungurwa ngo yuzuze ibisabwa, bamaze kumuhagarika, banamwohereje ahandi hantu azajya gusengera, azajya ateranira, hatari aho ngaho yabarizwa kugira ngo afatwe n'abandi gushaka ibyangombwa. None se ukahita wibaza ati kuki bamujugunye batamushyize aho ngaho, basi ngo akora adahembwa, afatwe n'abakristo yari ashumbye gushaka ibyangombwa bafungurirwe, bakaba bamujugunye aho nta kintu kirimo, bakamwohereza aho gusengera se hadakinguye. Hari abo bohereje hadakinguye, hari n'abohereje hadakinguye, ntiyemeye gusubira ahandi yayoboraga, ntiyemeye kongera kuhateranira. Nawe bafite urusengero bajya gusengeramo, ntibemeye kongera guterana kuri uwo mudugudu yayoboraga cyangwa kuri iryo torero. Ntabwo ari byo, kuko numva ko uri umukozi w'Imana mu itorero, uri umunyetorero, mu itorero ryawe wemerewe guteranira ku rusengero ushatse, keretse utenze uri inyuma y'itorero, uri mu mugayo. Aho nyine twibazemo akantu, nta kantu we mushumba, uri umushumba nawe, nta kantu uri kumvamo ka rugondene kihishemo. Hari umugabo umwe uretse kuvuga ngo ni amayobera amatagatifu, ntawe bizi, Uwiteka n'ubizi, gusa Imana irengera umurimo wayo. Nitubireba twagashatse umushumba bamubwiye ati hari chômage technique, reka tuyemere ko ari chômage technique, tugiye ko njye ntayemera bitewe n'impamvu zanjye ku giti cyanjye.
sibyo ni impamvu zigitekanye kandi buri wese afite uburenganzira bwo kubyo yemera ibyo atemera bitagira uwo bihungabanya ibyo simbyemera ngewe mfite impamvu hari umuntu asanze ntabwo impamvu ntabyemera ariko reka tubye ko habaye chômage technique none ko habaye chômage technique ukambwira ngo nyuma y'amezi 3 nibaza bamfunguriye nzasubira mu nshingano anyumvishe y'amezi 3 kugira ngo nakishe kugira ngo shaka ibisabwa nshobora no kugira nkashaka credit nkayijyaho kugira ngo mvuga wenda bazanyishyura urusengero ufungurwa ukaba wanjugunya ahandi hantu nkaba ntemeye no gusengera aho nayoboraga aho ngaho iracyari chômage cyangwa hari akandi kantu kayihishemo ese ubwo turi gukorera Imana nimba dutangiye kubeshya abantu ngo ari chômage idahari tuzabwira iki ubwoko tuzabwiza iki turi kubeshya ni ukuvuga ngo uko byagenda kose abantu bagakwiriye kureba ku muhamagaro kuruta icyo ari cyo cyose barebye ku muhamagaro bakareba no ku nzira iganisha abantu mu ijuru ni ukuvuga ngo utuntu tw'udutego twose burya twava mu nzira ni ikikuru navuga nuko ubwo nanjye ndishyiramo kandi ntabwo runaka ndavuga umurimo w'Imana muri rusange ndavuga umurimo w'Imana muri rusange ni ukuvuga ngo uko byagenda kose ni uko nimba mu rugo ibyo kurya byabuze umubyeyi ntabwo akwirukana mu muryango ugomba gukomeza kuba mu muryango mukihangana mukizirika umukanda igihe cyazagera mukongera mukarya ariko atari gutata mbese atari kuvuga ngo umwe nabagiye ku ruhande rero icyo mbona mvugi ntabwo ndi umusesenguzi ndabivuga nk'umuhanuzi tugira tunisoreza ntabwo nk'umuhanuzi nuko abantu bakabaye abanyamwuka bagakora umurimo w'Imana nk'abanyamuhamagaro ntibakorere ibihembo kugeza muri make uko umuntu akumva ko azagororerwa n'Uwiteka Imana none ahubwo mu gihe nk'iki ngiki bimeze gutya ahubwo ntabe mu gutatanya imbaraga ahubwo bagasenga Imana njye nicyo nabona reka tuvuge ngo abantu basi impamvu tuvuze bino bintu ntabwo ari kugira ngo wenda badukurikira ashaka kuvuga ngo twibasiye itorero rya ADP ntabwo ari kugira ngo turyibasire ahubwo buri ni ukuvuga uko twabyumvaga twumvaga yuko mbere yuko babahari amahoro bakubicaza bakaganira akababwira akabasobanurira chômage hari uyemera wemera kumya gakora adahembwa gakora utemera nkuko bavugaga akaba yigendeye ko bakamuha rugari nuko byagomba kugenda ko ntabwo ko byagenze ariko impamvu twavugaga no kugira ngo tubwiye n'andi matorero atagwa muri kariya gatego ejo bikaba induru bikaba umuriro abantu badashobora kuzimya mu madini n'amatorero nibyo tutabivuze iyi chômage yabayeho n'ahandi zabayo birashoboka kuko buri dini rifite insengero zagiye zifunga n'ahandi zabayo ariko reka twite ko iyi komite ya ADPR ishobora kuba yaguye mu gatego wenda tubyita agatego gishobora kuba yaguyemo cyangwa yarangayeho gatoya n'abandi bari kuzarangara wenda gutya turabakebuye kugira ngo dusigasire ubugingo bw'abantu ko ubugingo nicyo kintu gikomeye buri kwangikiramo hano hantu kandi bwangijwe n'abantu bakabafashije kugira ngo babushumbe sibyo musho ni ukuri Imana mu ijuru navuga ngo mu gihe nk'iki ngiki Imana ifashe abashumba ifashe abapasitori ifashe abakozi b'Imana muri rusange mu byo tunyuramo yego mushumba yego icyo twavugaga ntabwo kwibasira itorero runaka ahubwo kwari kugira ngo turebeho ubugingo nta bugingo bw'abantu bushobora gutakarira muri ibi bintu ese nimba buhari twebwe tukibibona dukora iki kugira ngo bano bantu batarangazwa n'ibyo bintu ahubwo bahanga amaso Kristo byanze bikunze
ubugingo bwo ntabwo bubura kuhatakarira, kuko hari abantu benshi abasha gusenga yuko yagiye mu materaniro. Hari abantu benshi burya abasha gusenga kuko yagiye mu materaniro, ubwe ari wenyine atabasha gusenga kugira n'Imana. Muri make abantu benshi batunze kwizera rusange, ariko abakiya nibo batunze kwizera k'umuntu ku giti cye. Rero byanze bikunze ubugingo bwo no gukomeza gusenga abantu bagakomera. Yego. Mushumba, tugiye tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ko mu kukisoza ndabanza nkoze kano kantu. Ese imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki? Imfatiro zisenywe umukiranutsi yasenga akizera. Yasenga. Iyi minsi tugeze mu mwaka wa 2025, byo twabaye tubivuyeho, n'umwaka abantu batavuzeho rumwe, cyangwa se abantu batari kuvugwaho rumwe, bari guhanura ibintu bitandukanye, ariko kandi bitari na byiza. Wenda nawe uri kubyumva, nawe uri umuhanuzi. Ese uyu mwana ngibaza kuva kare, ese uyu mwaka utandukanye n'indi myaka yose twanyuzemo, biratandukanye ku buryo ari Imana yatangazamo ibintu bidasanzwe? Oya, imyaka yose irasa. Kubera iki uyu mwaka 2025? Imyaka yose irasa. Imyaka yose irasa, kandi igihe cyose hahoraho ibintu bitari byiza ndetse n'ibyiza. Ariko umwaka wa 2025 ubona ko wihariye. Ni ukuvuga ngo byanze bikunze hari abo umwaka uzakomerera, ariko hari n'abo Imana izaheramo umugisha. Yego. Mushumba, reka tugushimire. Sinzi nimba ari ikindi wongera ku butumwa, nimba hari ijambo ry'Imana waherekesha ibyo vuze, cyangwa tukagana ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'umunsi, ko tukazongera tukaganira ubutaha. Nta byinshi navuga. Ni ijambo ry'Imana Pawulo yandikiye Tito. Yaramwandikira avuga ngo werekane muri byose nk'icyitegererezo cy'imirimo myiza. Yego. Kwerekana muri byose, niba waramagawe n'Uwiteka Imana, usenga Imana, ukorera Imana, uri umukozi w'Imana, wiyerekane muri byose nk'icyitegererezo cy'umurimo myiza. Muri make twirinde muri byose. Twirinde muri byose. Imana ntabwo ihinduka, abantu barahinduka, ariko Imana ntabwo ihinduka. Rero Imana ishaka ko dukizwa muri byose. Ukizwa abantu bakureba, ukizwa abantu batakureba. Imana ishaka ko ukizwa ufite amafaranga, ukizwe wayabuze, ukizwe wayabonye, ukizwe bakwemera, ukizwe batakwemera, ukizwe ibihe bimeze neza, unakizwe bimeze nabi. Twiyerekane muri byose nk'icyitegererezo cy'imirimo myiza muri Yesu Kristo. Imana ngishije bambere umugisha. Amen. Reka tugushimire Mushumba ku kiganiro cyiza uduhaye, tuvuge ngo Imana y'amahoro iguha umugisha, kandi imbaraga n'amavuta bikuboneko, kandi kamvuge ngo mu mwaka wa 2025 uzakubere impinduka nziza mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo wabuze Imana izabiguhe. Amen. Reka dukusabe utange nimero za telefone kugira ngo wagize ugushaka, wifuza ko musenga nawe ujye abantu, kandi ugifasha abantu mu buryo butandukanye, yakubona ku ihe nimero. Nimero yanjye ni 0788 66 reka dusenga Imana. Mana, mu izina ry'Yesu ndagushimira, ndaguhimbaje. Uri Imana yera y'amahoro, ukomeje kubana natwe no kutugira neza. Nyemera murengezi wanjye, turenge turwanirire, utuneshereze kuko uri Imana igira neza. Mana, ndakwinginze tuganire nk'abantu, ariko ni wowe uzi ibyagira umumaro. Nzi ko ukunda umurimo kuruta uko abantu bawukunda. Komeza kubana natwe no kutugira neza, ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha. uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza, bise neza, bisabe ibintu bitandukanye, ariko byose ababijemo baguye isari, inzara ikabica, biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo, aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa, aribyo shopping dish,
amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 31 942 cyangwa 072 50 53 54 9. Emmanuel Catering Service.